ndagira ngo nkubwire ngo uri umunyembaraga uhereye uyu munsi nimba wari usanga unanisobanukiwe ariko hera uyu munsi ukore subscribe ukore share iki kiganiro kigeze ku bandi badamu uri depressed wamaze kwitakariza icyizere abo muri Amerika abo mu Burayi abo muri Aziya bose babimenye byamamare bihereye hano hasi byamamare bakunze ndabashubuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amazina yanjye nitwa Kamashazi Hope ndashimira Imana yuko inyemereye kugira ngo nganire namwe mu kiganiro cyo nise twahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo umugore w'umunyembaraga. Imana yaduhaye umugisha rero iduha umugisha kugira ngo tuyivugire kandi tuyikorere. Iki gitondo bahaye ikaze kugira ngo mubane natwe kandi mudukurikirane rero nk'uko nababwiye ndagira ngo tubanze dusenga Imana turi abakristo turi abakozi b'Imana. Impamvu mbabwira ngo turi benshi nuko hari bene data turi kumwe ariko ndagira ngo tubanze dusenga Imana hanyuma ndajya kubabwira. Mana data wa twese Imana ushobora byose turagushimiye kandi tuguhaye icyubahiro. Turagushimiye muri kino gitondo mwami yuko duhaye umugisha wo kukuvugira ndetse no kuguhereza icyubahiro. Mwami ndakwakira muri kino kiganiro kugira ngo abari ukiyobora mwami Yesu Kristo wa Nazareti abari ukiyobora mwami Imana uvugane natwe kandi dukoresha mu buryo budasanzwe. Tukweretse bene data bagiye kudukurikirana hirya no hino abo hanze y'igihugu ndetse no mu gihugu. Mana bashoboreshe kugira ngo uwera wese bamenye umugambi wawe mwiza nyir'ingabo Imana ikomeye ku buzima bwabo. Urakoze kuhagaranya natwe urakoze kutangirana natwe kandi ukabigiye gusozanya natwe ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye amen. Shuti bakunzi rero Imana ibaha umugisha cyane nongeye kubabwira kandi turi mu kiganiro cya kindi Imana yaduhaye cyiswe ngo umugore w'umunyembaraga woman of valor umugore w'umunyembaraga. Nkuko nababwire ntabwo ndi jyewe jyenyine ahubwo ndi kumwe n'umugore w'umunyembaraga Imana yahaye umugisha. Turakwakiriye batamuzi urakoze cyane koko urakoze turakwakira muri iki kiganiro n'umugore w'umunyembaraga Imana yahaye umugisha. Imana ibitsemo imbaraga zidasanzwe. Ntabwo turi kumwe nawe wenyine rero turi kumwe kandi n'undi mukobwa yitwa Ishimwe Karen ndakwakira muri kino kiganiro. urakoze cyane Imana ibaha umugisha cyane. Shuti bakoze ngabo batumirwa rero abakozi b'Imana turi kumwe muri kino kiganiro ndabasabye kugira ngo mudukurikire. Ushobora kuba tubonye ari ubwa mbere ushobora kuba tubonye ari ubwa kabiri ariko ni umugambi Imana yaduhaye niyereka Imana yaduhaye. Imana yaratubwiye ngo nitubwire abagore yuko ari abanyembaraga. Imana yaratubwiye ngo nitukubwire yuko ushoboye. Imana yaratubwiye ngo nitukubwire yuko hari ikikurimo hari imbaraga zikurimo. Ariko rero nubwo ushobora kuba waranyuze mu bintu bikomeye ushobora kuba waratakaje amahirwe ushobora kuba waratakarije icyizere ushobora kuba wahura n'ibikomere bitandukanye runaka ariko Imana yatubwiye ngo nituze tukubwira ngo uri umunyembaraga. Ushobora kuba warahuye n'ubuzima bugukandamiza ukumva nawe ubaye oppressed ukumva nawe uri ahantu nawe utisobanukiwe utiyizi ariko Imana yatubwiye ngo nituze tukubwire ngo uri umunyembaraga urabishoboye. Ni Imana itanga amahirwe ya kabiri. Yego ibya mbere byaranze ubona uri feri urafeirinze ariko Imana yatubwiye ngo nituze tukubwire yuko ufite imbaraga uri umunyembaraga. Hari ikikurimo ugomba gusobanukirwa. Ushobora kuba aho ngaho utisobanukiwe kandi ushobora kuba aho utisobanukiwe utazi imbaraga zikurimo. Yego nibyo ibyo wahuye nabyo nibyo byari bishoboye kugira ngo bigukandamize nibyo ibyo wanyuzemo nibyo byari bishoboye kugira ngo bigucecekeshe ariko muri kino gihe Imana iratubwiye ngo nituze tukubwire ngo wisobanukirwe yuko uri umunyembaraga uramunyamugisha. Wakongera ugahaguruka utitaye ku bikomere wanyuzemo wakongera ukagira ikindi wakora nubwo byagenze nabi imbere n'ibikunde. Hari icyo Imana yakora muri kino gihe. Mugore urashoboye mwari n'umutegarugori urashoboye. Imana ibaha umugisha rero nk'uko nababwiye ntabwo ari jye gusa ariko umugore w'umunyembaraga ubundi ni ikintu ugombye kubanza kwibazaho. Maze nk'igihe nanjye mbyibazaho umugore w'umunyembaraga ni iki? Umugore ufite imbaraga ni iki? Umukobwa w'umunyembaraga ameze ate? Ni uwambaye ijipo bisanzwe n'ubyara akagubwa neza n'ushaka akagira urugo. Imbaraga z'umugore ziri hehe? Niyo mpamvu rero turi kumwe batamureba. Ubundi iki kintu maze iminsi niteguraho nanjye nyitekerezaho ariko se umunyembaraga ni iki? Umugore w'umunyembaraga ni uwuhe? Ubundi ateye ati umugore wese ni umunyembaraga? urakoze cyane Hope nk'uko wagumye bivuga. Umugore w'umunyembaraga si umugore wambara ijipo si umugore ubyara si umugore ubyuka mu gitondo agatekera umugabo agategura urugo nubwo nabyo ari byo ariko hari izindi mbaraga ziri mu mugore. Hari izindi mbaraga ziri mu mugore zidasanzwe.
mbere na mbere imana irema isi yaremye adamu iramurema imushyira ku isi irangije iravuga ngo mbonye ko atari byiza ko adamu aba wenyine imuremera umufasha umukwiriye uwo mufasha rero yaje ari we witwa Eva ntago iyo imana iza kubona ko adamu akwiriye kuba wenyine iyo iza kubona ko adamu ari umunyembaraga ntabwo yari kumuremera umufasha impamvu imana yaremye Eva nk'umufasha ikamuremera adamu nuko yari bizi neza ko hari imbaraga ziri muri Eva zitari muri adamu amen niyo mpamvu rero muri iki kiganiro cyacu wabivuze mu kirimi cy'ikinyarwanda cyacu umugore w'umunyembaraga woman of valor iryo jambo riri no muri Bibiliya woman of valor umugore w'umunyembaraga n'umugore udasanzwe ari we wari uriya Eva yaje ari umufasha aje gufasha adamu imana ibibona yari ibizi neza ko adamu hari imbaraga adafite hari zabura hari icyo atazashobora guterura ari wenyine hari icyo atazashobora guheka ari wenyine ntabwo isi izagwira imana ikoresheje adamu wenyine ibona ko hari umugore w'umunyembaraga ari we Eva irema Eva imuzanyemo imbaraga zidasanzwe wambaza uti ni n'izihe tinya umuntu imana yagiriye icyizere ari umugore ikamunyuzamo kurema kwayo murabyumva tinya yuko imana yararebye neza ibona ko adamu atazashobora gutwita amezi 9 kandi ari we wabanje kuremwa mbere cyane ariko ibona afite ikintu abura iravuga iti rero ngiye kurema Eva azatuma isi gwira Eva azatuma isi ibinyembaraga haleluya nibwo rero imana ihisemo kumurema imushyiramo icyizere cyo kurema ituma Eva azajya twita amezi 9 haleluya ibyo nubwo bajya bavuga ngo abagore ni imzabya zoroshye ariko hari ibintu umugabo atashobora kwa kundi ubona ikintu cyabo abagabo bagikora vuba vuba kikarangira bakagiterekaho kikarangira noneho ngewe twicara nekereza iki kintu nekereza uburyo tugiye kwikwipinga umugore n'umukobwa uburyo tugiye gutuma bisobanukirwa nubwo dusangwa twisobanukiwe nubwo dusangwa tubizi ko turi abakobwa n'abadamu b'abanyembaraga ariko hari ikindi tugomba kumenya ntabwo tugarukira kugutwita kukubyara kukusasira abagabo no gutegurira abagabo nubwo nabyo ari byo ndacyabivuga n'ubu ariko icyo Uwiteka yaragamije muri twe aturema nk'abakobwa n'abadamu nuko tuzatuma isi ikomera muzarebe mwabakozi b'Imana mwe ibintu byose byagiye bikorwa harimo ikintu gikomeye ntabwo umudamu yaburagamo ninde wagiye kumva ya Yesu ni umudamu niba bamaze kwamamaza yego ninde watumye abayuda batabarwa ni umudamu Esteri duhere natwe rero tugaruka no mu miryango yacu muzarebe ababyeyi bacu b'abadamu muzarebe iyo urugo ruburamo umudamu ubona hari icyuho naguciye mu jambo gatoya ushingiye hano no mu byanditswe byera by'ijambo ry'Imana uribuka marayika y'Imana agenda akagenderera Mariya nyina wa Yesu aramubwira ati mu bakobwa urahiriwe uri umunyamugisha ese kuri icyo gihe ko hari abagabo kubera iki Imana itemeye ko avukamo muri wa mugabo ariko Imana yagendereye wa mudamu wa mukobwa iri n'umukobwa yaratangiye no ku rwego rw'umugabo ijambo ry'Imana riravuga ngo yari taranabana n'umugabo we yarakiri isugi ariko aramubwira ngo mu bakobwa urahiriwe ugira uwo mugisha uri umunyembaraga uhawe kwikorera umucunguzi wese haleluya uhawe imbaraga zo kwikorera umucunguzi wese umugore rero nibugusubiza ijambo urimo kubivuga mvuga ndimo ndatazukirwa umugambi w'Imana ku mugore yaramutse yisobanukiwe kuko namenye ngo ni ukuryama ni ugukora akazi bisanzwe agakora business agatera ariko akamenya yuko impamvu Imana itamuremye ari umugabo ikamurema ari umugore ari ukugira ngo yuzuze neza umugambi w'Imana uriya mukobwa rero marayika aramubwira ati mu bakobwa uri umunyamugisha urahiriwe kuko yikoreye umucunguzi Imana iguha umugisha urabona hope njya guhera kuri icyo nk'uko wabivuze muri introduction yacu turi kumwe n'umukobwa Karene
wenda yanatubwira neza araza kutubwira nk'umukobwa uyu munsi urimo binyuramo buryo urwego rwose ugiye kuvaho uruvuyeho hari ibintu utakaza uba ariko we ukibirimo neza hari ibyo aturusha naje uwiteka ajya kwagura iki kintu ngo kibe kigali muri njye kigera igihe kivuka naje guhura n'umwana w'umukobwa amubuhamya yari yaje ngo dusengane ambwira uburyo ise yamurekuye kuko ari umukobwa yanze kumwitaho akigisha abasaza be akazamura abahungu ariko nyuma uyu mwana aza kubona umushinga umwigisha yari umukobwa ajya kubona sapoti iturutse hanze ariga ariko birangira ambwira ko ubu ari we ufashe amaboko y'iwabo aba ari we niwe watumye abasaza be bato biga niwe watumye iwabo batera imbere barubatse bari muri uyu mujyi wa Kigali hariya Kicukiro urimo kumva nza rero kubona ko umukobwa ari umuntu udasanzwe ari umunyembaraga Imana ngo umugisha cyane inshuti bakunze rero murabyumva murumva imbaraga murumva n'uburyo Imana yazanye iyerekwa murumva naho byashingiye erega ikintu cyose kigira itangiriro ijambo ry'Imana rivuga ngo itangiriro riba rito ariko iherezo rikaba rinini wenda Imana ishobora kuba yaraduhagurukije muri kino gihe yaratanze iyerekwa kugira ngo wowe ahuri nawe wisobanukirwe wimenye kandi wisobanukirwe umenye imbaraga zikurimo turi kumwe rero nk'uko nababwiye n'umukobwa Ishimwe Karen ubundi umugore w'umunyembaraga umwumva ute ariko se ubundi umukobwa w'umunyembaraga ni uwuhe abakobwa muri benshi abari n'abategarugori muri benshi ariko imbaraga z'abari ziri hehe urabyumva ute urabibona ute murakoze kunyakira nk'uko babivuze umukobwa abana turi kumwe n'abamama n'abadamu bagiye bavuga ku bitekerezo byabo nk'abadamu nk'abamama nanjye ndavugira abakobwa nk'umukobwa kugira ngo umuntu abe umubyeyi cyangwa umudamu w'imbaraga ahera kuba umukobwa w'imbaraga so mu gihe rero ikintu ngiye kubabwira no kuba umukobwa w'imbaraga hari ikintu sosiyete hari ikintu igihugu hari ikintu abantu babibye mu bantu yuko umukobwa buri gihe akura ategereje support ategereje ubufasha mu kirimi cy'ikinyarwanda buva mu bandi ategereje amaboko y'abandi bagakura bazi yuko umukobwa nta kintu yakimarira bagakura bazi ko umukobwa nta kintu kizima cy'imbaraga yafasha abandi ari uwo kurerwa akazashyingirwa gutegereza aho igihe cyagera agashyingirwa ariko ntabwo mbyemera bihakana kubera ko hari imbaraga ziturimo hari ubushobozi dufite twakoresha imbaraga zacu twakoresha ubwenge bwacu tukagira icyo tumarira igihugu n'itorero muri rusange rero ikintu navuga ikintu bavuze ikintu bakubwiye ikintu wumvishe aho wacikiye intege icyo wari warishizemo byahinduka aracyari igihe yuko wumvishe iki kintu ushobora guhinduka ugahindura ibitekerezo byawe ukumva ko hari ikintu cyiza cyakuvamo ukumva ko hari icyo wamarira igihugu muri rusange ndetse n'umuryango nuko nabyumvaga urakoze cyane Karen ariko se ukomereje kuri icyo kintu uvuzeho uravuze ati abakobwa twebwe kuva kera twatojwe twumva turi abantu tugomba gufashwa duhereye mu miryango ugomba gushyigikirwa n'abasaza bawe ababyeyi bawe bakagushyigikira ukageza aho ushaka ukumva yuko umugabo ari ugomba kukugira ndagira ngo mubazeho gatoya kuri ako kantu wenda dukomeza urabona ijambo ry'Imana agakiza ntabwo nanone bitandukana cyane umuco wacu ko wadutozaga n'ubundi kubaho turi abantu turi abakobwa dufashwa dushyigikirwa muri kino gihe byo urabibona uti ntabwo abakobwa ubu ngubu bakwiye kwituriza n'ubundi muri wa muco ni icyo wumva kigusunika wumva utagombye kubigumamo ese uremeranya nabyo kuko uravuze uti sinemeranya nabyo kuko utemeranya nabyo kandi ari byo twarerewemo twakurijwemo bitubwira ngo nitugirwe ikintu nabivugaho bitandukanyije nk'uko ikiganiro ari ukuvuga kuba umudamu cyangwa umukobwa w'umunyembaraga ku kintu mbajije cyo kuba icy'umuco bivugaho ukaba n'umunyembaraga ibyo bintu nabihuza nkareba ukuntu bijyana kuba nanone ugendeye ku muco nk'uko umuco wa kera wavugaga uri aho ibintu byose babigukorera uri aho utegereje ko bagufasha ugumaho mu rugo ngo ibintu byose babigufasha nibyo bigenda bivamo abo bantu bagenda usanga hari ikintu imico mibi batangiye gukora kuko baguma iwabo nyine nta kintu bafite kandi hari ibyo bakeneye muri sosiyete hari ibyo bakeneye kubamenyereza kuba dependence ikintu cyose yumva bamuha hari igihe ashobora kubibura hari igihe iwabo bashobora kugera ahantu bakabibura wamufashaga akabibura bigatuma yiyandarika ajya mu mico mibi ariko ngo yabaye yagendeye ku muco ngo abakobwa baguma iwabo basanga ntakwiye guhaguruka ntacyo agomba gutekerezaho nk'umuntu ariko ugasanga yangije byinshi rero ushobora kuba
umukobwa w'imbaraga ugakoresha imbaraga kandi ukigendeye ku muco ukiyubaha ukaba umukobwa muzima ukigendeye ku muco cy'igihugu kigenda uko umwe ari umunyarwanda agomba kumera ukitwara neza nk'umuco w'igihugu ariko nanone ukoresheje imbaraga zawe ukiteza imbere nk'umukobwa ukiyubaha ugakoresha imbaraga zawe udategereje ko abantu babaho udategereje ko abandi bantu babaho kandi nanone ugendeye ku muco uri umunyarwandakazi kandi nanone ufite imbaraga. Imana iguha umugisha cyane. wenda koko nje gakeya koko Karene yaravuze urabona ubundi umukobwa kuba umunyembaraga kuriya yaravuze ngo kutumenyereza kudipendinga ku bandi bagakura umukobwa baramumenyereje ko ibintu byose ari bubihabwe ari bukora iki kugeza igihe azashyingirwa akagenda n'ubundi akadipendinga ku mugabo nubwo ari byo nubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo umugabo niwe mutwe w'urugo nibyo ntabwo twasimbuza icyo Imana yaremye ariko ngewe ndashishikariza uyu munsi ababyeyi barimo kubyara uzamura umwana w'umuhungu uzamura umukobwa ujyana mu ishuri ryiza umwana w'umuhungu ujyana mu ishuri ryiza umwana w'umukobwa kuko aba bana bose bashobora kukubera ingirakamaro bashobora kuba abanyembaraga kuko ngewe ikintu nshaka kumvisha abantu nshaka kwikwipinga abana b'abakobwa nibareke kudipendinga ku bahungu nibareke nabyita ngo gukura ibyinyo umwana w'umukobwa kuko yamenyereye ko ashobora kudipendinga ku muhungu bigatuma ananiyandarika nk'uko Karene yarabivuze bigatuma abeshya akaba umwesikoro kugira ngo abeshye umuhungu amuhibi noneho ya mico mibi azamukanye kuko yamenyereye ko agatelefoni keza ari bugahabwe n'umuhungu akenda keza ari bukambikwe n'umuhungu bigatuma ananabijyana no mu rugo azashakamo ukabona yuko yego ukabona ko umugabo akumva ko umugore yakwicaraho akamugaburira nubwo shimira politike y'igihugu cyacu ntago yari uko izamura umugabo ikazamura umukobwa izamura umukobwa ikazamura umuhungu ikazamura umugabo ikazamura umudamu nshimira perezida wa repubulika wacu nzamukunda mpaka rasiti kuko umuntu wese wasobanukiwe imbaraga ziri mu mudamu ndahari guhagararana nawe ndahari kumukunda kuko hari ukuntu satani